Wajemo twita abapeti muri iyi move dufite amapeti zana izo keshi katira ubufesi namenye ko ndesi nafata feri izi vayumba cenga nka Messi kiki za diri zikubiye kenshi zana izo keshi dupesi zindege kajuga sinici zimbona ubu TV cyo nababwira man ikintu cya mbere ubundi rap hip hop man ni umuziki niyo nyingi y'umuziki man uvuga ati wawe murapere reka kimweza mugwe bitabi biki nibiki urumva icyo kintu gikunda kubaho ugasanga abantu bavuga ngo abantu barimba birabijyana sibyo n'urumogi ni ibiki bandi nayo mpamvu abantu benshi batakunda kubagira nibi ngo nibiraramani ngo nibiki ariko nuriya uririmba zirandirimbo zisanzwe z'urukundo amazuke man nabo babinywa man ari n'igihe usanga umwana hari abarokore usanga abantu baririmba hip hop bamwe ari abarokore batazi inzoga batazi ibiki byo bose babashingira man bayi supporting hip hop ni ubuzima kandi umuziki ni ubuzima nta muziki ewana nta buzima turabizi ko ari murare. What's up gentlemen, how are you? It's your boy Mr. Metise aka the Kariziveza na byose mu Metise koko nyamabarira ha muri umuna wabo from Focus Network guturuka muri Action TV. Yongwe ngo ni muri mushyashya kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, kora subscribe kugira ngo tujye twibanira. Yongwe ngo uyu munsi nabazaniye umuhungu. Ntago ndi bumuvuge no umuntu mukuru araza kuza kugenda bibwira. Gusa icyo nababwira cyo nuko afitanye isano na Kivumbi. Iryo ni ibanga ryacu nagiye umuntu muza kuza kubibwira. Ngo rero udatinze rero nagiye mbatindira reka yatangira aduha intro ye ya gihanzi nyine kugira ngo mbere yuko dukubitira ubundi agomba kubanza gakubitamo freestyle kugira ngo twumve koko nimba umuntu ashoboye. Yo twaje mutwita abapeti muri iyi move dufite amapeti zana izo keshi katira ubufesi namenye ko ndesi nafata feri Okay. Ntabwo numvise neza ngo twaje mutwita abapeti muri iyi move dufite amapeti zana izo keshi katira ubufesi namenye ko ndesi nafata feri izi vayumba cenga nka Messi kiki za diri zikubiye kenshi zana izo keshi dupesi zindege kajuga sinici zimbona ubu TV Okay. Harya ngo amazina ni Rumata bro. Rumata. Wajya kuri Instagram, wajya TikTok, wajya Facebook, wenda nubwo wari wafungura chaîne ya YouTube. No, ntago ndayishyiraho tu. Ariko mu mwitege ndamubwire ngo iyi ni Imana iri kuzamuka harya ngo Kivumbi mupfani. Ni grand frère wallahi. Kivumbi ni grand frère ndamwubaha. Shout out yo uri hose kabisa. Ajya mubwire ngo ndeba mu karirimbo ka G-Frere wawe wenda sibyo. Nyine kuno mujama wawe nyine ka Kivumbi tu urebe mu ndirimbo ye iyo wabukunda muri zo utukubiteho kapera cyangwa urayibuza wallahi ndayibuze. Nuko uvuga ngo grand frère urumva yaravuze ati inganzo ni y'umuryango wo kugira ngo usubiremo ibyanjye kubita ibyawe no nanjye nzavuga ntinze mbyigireho kabisa. Wallahi ahubwo ndikumva ahubwo niwe wanjye. Ayo witwa Rumata. Rumata kabisa. None se Rumata iyi kariyeri yawe wayitangiye ryari? Natangiye 2020 nyuma ya corona ijya muri kurangiramo gato tu nibwo natangiye kuzanya nandika verse ndi school nkavuga ati nk'umuhungu reka nandike verse grand frère byagezeho nanjye ndebe ko nzageraho tu bizamo gutyo nibwo natangiye kariyeri yanjye gutyo 2020 mu gutyo kabisa. None se Rumata ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo ebyiri ni verse mba naranditse mu makayi gutyo nyine tu nkandika nka parika ariko kuvuga ati stu abari ibisazi nkabura kuriya nyine tu bavuga ati abahungu muzana ingoma wenda mwarakoze nta amafaranga bisaba mura. Se wazabwiye G-Frere wakakumenera mu cyangwa aba yakunereye? G-Frere avuga ati nuzikoze nta muntu zemerwe wabo abari ibisazi ujya avuga ati man nanjye narasorinze gutya nawe kubita gutyo urenge urenga umusozi kabisa. Yamubwiye none se ufite irikodinze base? Wallahi ndayifite. Yitwa nguki? Bayita impano y'imihanda. Impano y'imihanda. Online noneho itukubitaho gapera ukubiteho verse imwe na chorus yayo. Noneho ndashaka kuza kumva audience, ndashaka kumva abakunzi bacu ba Action, ndashaka kuza kumva muri kutubwira ngo ese uyu muhungu arashoboye. Kiri cyagiriro cyacu street bakita two nyibagiwe se. Cyagiriro cyacu bakita street show. Zaza mukibona buri wa gatatu nibikunda za tubakubita n'icure ebyiri
wenda mu cyumweru, ariko nyine ikiganiro cyacu ni street show kizakigenda, n'abahanzi bakizamuka muzamutubona ku mihanda, cyangwa se nguno muhungu hano tuba twamusanze boro yibereye tukamugwiramo, sibyo? nawe ufite impano waza kuza kutwandikira, ni ibintu biba byoroshye. Noneho dukubitire ku ndirimbo yawe impano y'imihanda, dukubitireho vasi, sibyo, na chorus yayo twumve. Yo twaje mutwita abapeti muri iyi move dufite amapeti zanizo keshi katira ubufesi namenye ko ndesi nafata feri izivaye mbacenga nka Messi kikiza diri zikubiye keshi zanizo keshi dupesi zindege kajuga sinici zibona ubu TV dream video story big nyikigira flow kuri ni kwicinga meneka bro ubuzima bimbobo yakatiye home wallahi indirimbo ndayikunze, sibyo? Njye ino ndirimbo ngewe reka nkwereke, sibyo? Iyi ndirimbo muri video ngomba kubonekamo cyaze wallahi betizo akini umuhungu mukuru kabisa. Umubwire ngo none se nta ndirimbo ufite se? Indirimbo mba nzifite zanditse, ariko nyine ni ya mikoro nyine yo kujya muri stu gukora audio bisaba mura bro. None se niwe muhanzi mu Rwanda ukunda? Bro hari Bulldog, uwa mbere ni Bulldog, nkakurikizaho Ish Kevin man. Akunda Bushare? Na Bushare n'umuhungu mukuru kabisa. None ntabwo Kivumba umukunda cyangwa nuko ari iwanyu? Kivumba azinyuma mu bigori. Cyose wallahi no kuvuga ngo Bulldog ni umuhungu mukuru kabisa. Ngenda mufana wallahi, nakabaka nyine bose ndabafana bya dani. Urifana se? Kabaka kamara mukundaga J Paul. Bro ni ku mutima kabisa. Kabaka avuga kabaka nge nkiyumvira wowe kwako nawe witwa Kabaka. Wallahi ngewe no naramukundaga cyane, nkunda ibintu akora Kabaka J Paul, ewana nkunda indirimbo ze bya Danje J Paul, ariko rest in peace aho ari hose kabisa, ni ku mutima nyine nubwo yagiye kabisa, turamwubaha cyane wallahi kabisa. Rest in peace kuri J Paul. Yo kabisa man, umuhungu mukuru kabisa. Nashaka noneho, sibyo, ngubitiramo wambwiye ko abahanzi wemera, sibyo? Hari Bush, hari Bulldog, hari Kabaka hejuru, sibyo? Shaka noneho ngubitira ball imwe, sibyo? Noneho abantu baraza kuza kuma feedback, sibyo? Haba nawe ukiri umusani waraza kuza kutwandikira muri comment tubwire ngo Kabaka ararenze cyangwa se ni mu bigori sibyo? Nawe kabisa uzaza wibira feedback, sibyo? Noneho ikintu kibuze kubikiraho wenda nunasora indirimbo, sibyo? Link yawe tuzayikubita hasi ikiganiro kugira ngo nyine abantu baze kuza kubona wagwana, sibyo? Rero nshaka ko noneho ungubitire ball imwe, sibyo? Twita tunasoza kabisa cyangwa na Mike. Yo twari twarabaye ingegera zigenda, twari twarabaye nk'igufwa ryambaye imyenda, twari twarabaye bahagaze bemye, twari twarabuze n'imbaraga zo gusenga. Nyagasani kadutera imboni, Nyagasani dukize inkoni jya Waza ariko noneho, sibyo? Mani noneho ngewe mbuze n'ikintu mvuga gusa nyine wowe, sibyo, uri umuntu, sibyo, nimboro uri kubona turimo tugenda tuzamura support z'abahanzi bagiye batandukanye, sibyo? Wumva ushaka kuzamura, ushaka gufasha n'umuhungu, sibyo? Contact ze wahita udutamo. nawe nshaka avuze kare, ni Rumata kuri IG, ni Rumata kuri Facebook, ni Rumata ahantu hose, imbuga zose ni Rumata, hose nzikoresha TikTok, ni Rumata kuri Snapchat, ni Ishidakro, niho wansanga nk'umusaza kabisa. Noneho nge ndashaka, sibyo, dusoza, sibyo, shaka ushimira abantu babiri bagufashije muri no kariyeri yawe, sibyo? Nyine ushimira kabisa. Noneho tunatubwira inumbero yawe muri uno mwaka turimo, uvuge ngo se ni iyihe, sibyo? Nyine bitudutamo tu. Ndashimira nyine mama wambyaye, wangishije ahangaha kugira ngo undi we akandera, akangira icyo ndi cy'ubu ngubu niwe mbikesha. Ibyo nzakora byose nibyo nzageraho byose, ni mama wanjye byose mbikesha. Uwa kabiri ni abasista banjye bose, mu byo ndimo byose mujyamo mu nzira nyuramo zose, bama support, baranshyigikira, ndabakunda bya danje. Imumbero nshaka kugiraho ni ukugira ngo mbakubite imiziki ubutitsa, mbonye ubufasha bunzi nyuma feedback nziza, nkagira umuntu nsunika, ni kuzamba kubita imiziki buri munsi, noneho mukinuba hit.
mukavuga ati umuhungu ni ibiki none barimo none se ko ikibazo tuba tugira muri ino industry yacu y'inyarwanda sibyo yo mu Rwanda sibyo ntago abantu b'abarapa sibyo baraperi tu ntibajya babona aboro zibasapotinga urabizi ntabwo bajya babona rebo cyane amaribo akunda kwibonera abantu baririmba za R&B amafrobeat nyine rap nyine sibyo isa nk'abashyize mu bigori sibyo abo bantu bababwira iki bumva nyine yuko rap iri hasi sibyo bumva yuko amafaranga yabo bayashora mu mafro rap nyine bakayishyira hasi wababwira iki ikintu nababwira man ikintu cya mbere ubundi rap hip hop man ni umuziki niyo nyingi y'umuziki man sibyo tuzi ba Pop Smoke ba Snoop Dogg ba Tupac boss man kana aba agent bakuru bakora ibintu birenze bikoma nibo bantu bari bafite umuziki muri Amerika wa danje urumva abapete bo mu Rwanda muri Afrika ewana ku mugani uvuga ati ba muri perete reka kimweza umugwe bitabi biki nibiki urumva icyo kintu kikunda kubaho ugasanga abantu bavuga ngo abantu barimba birabijyana sibyo n'urumogi ni ibiki bandari nayo mpamvu abantu benshi batakunda kubagira nibi ngo nibiraramani ngo nibiki ariko nuriya uririmba zirandirimbo zisanzwe z'urukundo amazuke man nabo babinywa man ari n'igihe usanga umwana hari abarokore usanga abantu baririmba hip hop bamwe ari abarokore batazi inzoga batazi ibiki byo bose babashingira man bari supporting hip hop ni ubuzima kandi muziki ni ubuzima nta muziki ewana nta buzima turabizi ko ari murare okay reka nkubwire ngo rero sibyo uyu ni umuhungu wanyu Metis na ndi kumwe n'umuhungu bamwita Rumata yakubwiye ngo ahantu hose ni Rumata ushaka kumusupportinga waza kutwandikira muri comment ukatubwira uko wabibonye sibyo reka nkubwire ngo nibagiye gukora subscribe kuri channel yacu ya Action TV sibyo see you kabisa tuzakomeza